Wowe witegura gukora ikizamini cya provisoire, reka nkwereke ahantu wajya urakura amakwizi yo kwimenyereza gukora icyo kizami. Urajya kuri Google wandikemo website yitwa Teacher Isaac, bita usacinga, ahita hafunguka ahantu hameze gutya. Nurangiza niba utari wandikisha urahita uza hano kuri register uhite wiyandikisha. Haza agafomu kameze gutya, hano barakubaza kwandika izina, first name, last name, username. Hano kuri username niho hano ukunda gucanga abantu, ushyiramo umubare, wenda ushobora gushyiramo 15, 18 se gutyo. Hano washyiramo email, hano ugashyiramo password, ukanayikonfaminga hasi. Unumva password wanditse hano wongera ukandika na hano. Rero dukomeje, urangiza uretse kwiyandikisha ku isomo. Hano urabona ko harimo amasomo atandukanye, ariko urahita wize hano kuri ahanditse amategeko y'umuhanda, itegeko gukora permis provisoire. Ino uhita wakanda hano kuri start, umara kuhakanda ubwo urategereza hafunguke. Igiye gufunguka, harafunguka hameze gutya. Noneho we urahita ubona ko hano hari ahantu ho guhitamo, hari amategeko y'umuhanda. Aha harimo test 5, ariko nteganya ko hano hasi ngomba gushyiraho izindi test nyinshi. Ino ku muntu ufite telefone we ahita kandi ngo utuntu dutatu tw'umweru tuza ahagana nka hano gutya, bahita bamwereka ahitemo. Ubwo niba ushaka gukora izi ngizi cyangwa se hano hari na video ugomba kubanza kureba ukuntu urazikora, ariko n'indi video irabimeze nk'iyi ngiyi ndi kukwereka. Ushatse wahita ukomereza hano, wahita ukomereza aho hano. Uretse hano kuri iyi form uyikandeho, numara kuyikandaho ifunguke. Noneho hano uhita ukomeza hano kuri next, urabanza wuzuye hano, uhita ukurikiza kuri next, uhita uhitamo hano quiz. Hano n'ubundi ni nka kwa kundi uhita ukanda, urahitamo. Nurabona harimo quiz 5 zose. Hasi ahubwo harimo n'indi ya bonus, hasi hari indi ya 6. Noneho hano ushaka kuzenda ugakanda hano gutya, ugahitamo imwe. N'ubundi hano ugahita wandikamo izina ryawe, ukandikamo izina. Ugahita ujya gukomeza kuri next, ugahita haza ibibazo. Nuko uko bimeze, genda ubikora. N'ubundi nka bya bintu ukaza gusaba meeting, ugahita ubona amanota izaze kuri submit. Ndakeka ari kawenda nkore nk'ingi urebe ukuntu biba bimeze. Ukuntu urakora nyine, uraza ugenda usoma ikibazo, ugenda usubiza. Iki wenda igisubizo kiraza kuba hano B, wongere usome igikurikiyeho cya kabiri, gisome. Iki kiraza kuba D, ugiye gukomeza ku kindi kibazo. Iki cya gatatu igisubizo kiraza kuba B, komeze. N'ibyo cya kane komeze kiraba iki. Komeze cya gatanu n'umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo. Iki kiraba, igisubizo kiraba C. Ikibazo cya gatandatu, muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Igisubizo kiraza kuba ibinyabiziga ni byombi bihagaze nabi. Igisubizo kiraza kuba A. Komeze ikikurikiyeho, iki cya karindwi, ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahamijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Ni igisubizo cyari cyihumisha. Oya, kugera ku nkombe. Igisubizo kiraza kuba iki cya B. Ikibazo cya 8,
igisubizo kiraza kuba ku cya 9. Igisubizo kiraza kuba oya, umuyobozi ntashobora kurenga imbere. Igisubizo kiraba iki? Dukomeze ku cya 10. Igisubizo kiraba iki? Wenda ibindi reka dupfe guhitamo kugira ngo muze kureba ngo biba bimeze gute. Dupfe guhitamo iri nsoma. Turi ku cya 13 nacyo reka mve guhitamo iri nsoma. Cya 14 nacyo mve guhitamo iri nsoma. Nyuma ku cya 15 reka nkomeze nanze gusaba meetinga uze kureba ngo biba bimeze gute. Cya 16 icyo wishe bigenda gute, kandi mitemo za B gusa. 18 nicyo mitemo B. Icyenda nyine nguze kureba ngo ibi yapfuye bimeze gute. Nino tuzana kuri submit, tugasubmitinga utegereza amanota. Hano bari kumwe ngo view score. Leta nkanda hano kuri view ndeba ayo nagize. 16 kuri 20. Noneho hano uhituma no ujya bakagenda bakwereka ibyo wakoze. Hano nk'iki nagikoze bashyizeho V, mfite rimwe kuri rimwe, iri mu ibara ry'icyatsi byose uba wabikoze. Reka hino ndebe hano napfuye guhitamo hasi. Iyo banza gusoma iki kiri mu mutuku urabona ko ari akantu k'agasaraba kavuga ngo ntakishe agakubo, ntakishe. Igikurikiyeho ntagikoze, n'iki nacyo ntakishe. Kandi iyo wakishe hasi bahita baguha icyo bagomba gusubiza kuri giti answer. Hano bahita bayiguha ikiza cya hano n'ubundi iki nakishe nashubije iki kandi nagomba gusubiza iki. Shubije B nagomba gusubiza C, n'iki cyanyuma nacyo nakishe. Ndakeka ari ibi. Noneho hano ubona ko hari n'ubundi buryo ushaka kongera n'ubundi wasubiramo nta kibazo. Wemerewe kongera gusubiramo, biremewe. Kuko hano submit another response. Hano uhakanze wakwemera kongera gukora undi bushya. Ndakeka ari ibi. Hari ikindi kibazo ubwo mwambaza nkabasobanurira muri comment.